gutanga message Imana yamaye. Ikindi mugiye kubirebesha amaso guverinoma y'u Burundi, perezida w'u Burundi kudeta yihuse. Kandi mugiye kubireba hari ibiti bibyibushye Imana igiye gucisha bugufi izamura ibiti. Ngiye kubasuhuza bakunzi ba Yesu ari ku Ngoma TV no kwihumure TV n'Imana irahari TV niyo yabivuze TV. Imana ibaha umugisha wowe wakoze subscribe kuri izi channel zose. Imana ikumpere umugisha aho uherereye hose. Dusuhuje abanyarwanda n'abanyarwandakazi, dusuhuje urubyiruko muri rusange, dushuhuje abaturanyi b'ibihugu byacu diaspora. Imana ibashyigikire kandi Imana igumize kubitaho. Turabizi neza ko mudahwema gukurikira ibyigisho byacu kandi muradukunda, tugenda tubibona muri comment. Ndabizi Yesu ari ku Ngoma murabimenyereye, iyo mwakunze umutumirwa mwandika muri comment iti muzamugarure. Ntabwo rero umutumirwa wacu ari ubwa mbere nk'uko mubibona imbere ya kamera, aribwo bwa mbere aje kuri Yesu ari ku Ngoma TV. Nuko mwagiye musaba inshuro nyinshi ngo azagaruke, reka tumwakire. Turagushuhuje. Murakoze Umwami Yesu abaho umugisha. Umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Ndakomeye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe kuko ukomeye rwose kandi ukomeze n'abandi. Imana igumize gushyigikira. Hari umuntu waba uje kuri Yesu ari ku Ngoma aribwo bwa mbere akubonye, wamwibwira akakumenya? Nkuko bisanzwe ni mwene so muri Kristo Yesu. Amazina ni Emmanuel Hashakimana. Nongeye kubana namwe kandi ndabyishimiye. Umwami Yesu abamera umugisha. Murakoze. Emmanuel umeze neza? Ndakomeye. Kristo ari muri njyewe nanjye ndi muri we. Imana ishimwe ko Kristo ari muri wowe. Ariko se muri iyi minsi ko ndi kubona ibintu biri kugenda bisubirwamo, ukaba uri kutubwira ko uri umukristo kandi ukomeye, haba ndi kubona ibintu by'amatorero byasubiwemo n'ayari ahagaze amwe numvise ngo bangeye kuyafunga. Aho usengera wowe bimeze bite? Aho nsengera birahari, baracyasenga. Usibye ko menya igihe magazemo icyo ndi kujyamo kizwi n'Imana, ariko ibyo abantu babona ni bike nyine. Bonye ari gahunda zasohotse, si ibyo babona abantu ni bikeya, n'izindi bagomba kuzishyiraho inzugi. Ubundi agomba gusigara isengeresha eshatu zonyine. Havese nawe wizutera abantu ubwoba. Havese isengeresha ko numvise ngo n'urusengero rwa Julienne barufunze. Nakubwinga ibyibona ni bike. Ni ukuri se koko narwo barufunze? Barudananje nanjye nabyutse mbyumva. Ubundi agomba gusigara Gatolika, agasigara ADPR, hagasigara Islamu, hagasigara n'abadive nenye. Ariko noneho buri muki buri mu murenge cyangwa se buri murenge. Ibyo bintu ko numva biteye ubwoba. Insengero eshatu tugeze muri za ubu ibihe turimo none twavuga se ngo ni ibihe bya nyuma. Umuntu agiye kuva wenda nk'imusanze aze gushaka nk'Imana i Kigali, pana bya bindi twasohokaga mu nzu ugahita wikoza kwa runaka. Kwa Claudine bafunguye icyumba cy'amasengesho, kwa Manuel hari icyumba cy'amasengesho. Ibyo ntabwo umuntu azongera kubibona cyane. Urusubu ni hari mbere, hari ahantu butuvugana mu ntara, kugira ngo ugere ku rusengero rwawe ugomba gutekesha inoti ya 5. kugira ngo ugere hano ku rusengero, kugira ngo ugere hano ugomba gusengera. Kako izari ziregeye barazifunze. Tugeze muri bya bihe Daniel yavuze ngo abazize Imana yabo bazakomera, niba mara gukomera Imana bakoresha iby'ubutware. Ntago rero umuntu akwanga yuko bakuye insengero uzi Imana yi, kuko Yesu Imana yari ivugiye ngo nziturira mu nzu niyubakiye. Umuntu rero nakomeza afata icyo yamenye, ndumva aricyo navuga urukiri kumba. None se ko nagomeje kumva bagumeza bavuga n'ubundi kuri ibyo bintu by'isengero, abantu nyine bagumeza kuvuga ku bintu by'isengero. Bamwe bakavuga ati Julienne bamufungiye, abandi bakavuga ati mu Rwanda urusengero rugiye gusigara mu Rwanda ni urusengero rwa Minyoni. Ayo makuru waba uyazi? Kumije mbyumva abantu babihwihwisa. Minyoni wese nta mubyeyi mujye mumwihorera.
cyakora nanjye bamufungiye nababara nyine mujye mu abantu nkunda nanjye minyoni umva ndamukunda cyane nanjye nta muntu umwanga ntawe ariko reka nkubwire kuva namenya minyoni namumenye ntago ndumva ikibi cyamuturutseho aposo minyoni Imana imuha umugisha ahari kandi Imana igumize imushyigikire igumize imurindire ibye uriya mubyeyi Imana imuha umugisha kuko agira umutima umenetse cyane yego afite rorije yo kumenya umuntu icyo ari cyo none nk'abo w'umukristo se wasenga irihe sengesho cyangwa wabwira iki nk'abanyarwanda bari bukurikirane iki kiganiro wababwira iki muri make nubwo ikintu nababwira ntibabone ngo ni uko ikereti isa nkaho yifunze yakamye itakiri kuzana amazi ngo bacike intege bibuke ko ni serifate Imana igipfukura kare yego nshatse kuvuga ko ejo n'ejo bundi insengero zakongera zigafungurwa imisozi igafungurwa ikongera ikagendwa muri muzo simbizi ndumva ushaka kujyana muri region nashaka kujyamo je nari mvuze ngo nubwo ikareti hakamo iserifate Imana igifukura ntaga ibihe ubundi bihe biba mu muntu ibihe biba mu muntu wowe icyo wamenye gikomezeho kandi ukiranuka aho bakubona naho batakubona ariko nugeraho batakubona bariho wambarira imbaraga kuko niho Imana ishaka kukubona ko ugeze gute ariko nyuma y'ibi bihe hazabaho ibindi bihe byiza ese nk'uyu mupasiteri urabona muri iri vugururwa batambukije iri tangazo ry'uko amatorero agiye kuvugururwa habanjirije urusengero rwa Ernest Nyirindekwe barufunze bibi bintu byinshi bamwe baravuga ngo yari igisambo yibaga amaturo ibintu byinshi twavuga ngo naba ngaba wenda bafungiye nabo twavuga ngo bari bisabo nabo bibaga amaturo cyangwa se ni gahunda za leta urumva leta yabyinjiyemo cyane reka by the way reka mbihindiremo hano ni gahunda za leta kubera yuko ese ubundi bageze babona umuntu uragira inka izadakama ariko ngo bazajya baturira ngo ubu nta muntu uzongera gutura no mu rusengero reka ngo ni ugushyiraho umudiyakoni akayabara bakayashyira kuri konti maye cyacumi kijya kuri konti ubu ni ukubanga ikintu kigiye gukorwa barashaka ko itorero buri torero rigomba kuba rifite IBM ko numva ari ikibazo ubwo urumva n'aba bakristo nk'urugero hari umuntu wabaga ufite nk'abakristo bari nko mu bihugu byo hanze ubwo telefoni y'abashumba bagiye kujya igenzurwa ngo ugomba kuba ufite abakristo 1000 wafashije abatarabemera amavuta yawe wafashije abakristo 1000 ufite n'indangamuntu zabo niko mbyumva kusanga hari nkawe ndabizi uva nko muri gereza wagiye uhitira nko mu biganza by'abashumba bagiye batandukanye nk'ubwo ngubwo hageze nk'umushumba kwiyambaza akavuga ati ngwino nk'intama nafashije wava mu itorero ryawe ugasanga uwo mushumba cyewe ntabwo njya mpeshya njye nagenda njye nagenda kuko yarandeze biravuze ngo abo kubaha mu bubaha kuba bivuze ngo ndi mu itorero rya ADPR nibyo nabo ni ababyeyi banjye ariko narajya muri ADPR hari abakureze hari abandeze yego reka tugushimire kubwo ikiganiro tugiranye ariko reka tunakwakire hari ubutumwa waruzanye kuri Yesu ari ku ngoma reka tukwakire Imana igushyigikire kandi bane nawe turakwakiriye mu izina rya Yesu none se kuvuze Yesu ari ku ngoma izindi zo nozevuga nazivuze nazo nabivuze niyo yabivuze urumva ntago nahita mbifata mu mutwe byose ariko mbere nabivuze ngo barebe iki cyigisho kuri niyo yabivuze TV nabo banyirazo dore ntibazazifata mu mutwe hari igihe kijya kigera bigakora kubera yuko bijya bibaho reka twubahe Imana dusenge hanyuma twinjire mu kanya keza ko gutambutsa amahishurirwa uri Imana nziza Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera wabanye natwe izina ryawe nirihabwa icyubahiro kandi watanze ingabo nyinshi si rimwe si kabiri uzitanze
kugeza na bugingo n'ubu uracyazitanga. Dawidi avuze ijambo rikomeye, Zaburi 124 aravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Bivuze ngo ahacu hakagombye kuba haribagirana, ariko nyiringa Imana kuko wabaye mu ruhande rwacu ntacyo twabaye tubereye maso. Nyemerera uzubane natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Imana rero ibamera umugisha. Ntabwo nje gutinda ahangaha ndatema nkokora, ariko mureke gutinda mutereta abantu, ahubwo mutinde mutereta Imana, kubera ko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana niyo yaguhamagaye. Mwibiri banga icyo Imana yakuremyemo kibitse mu cyo yakuvuzeho. Muntu yagusezerana ibintu ntabikore, ariko iyo Imana igusezeranyije irasohoza. Narababwiye ngo igihe kirageze, tugiye kugera mu gihe nyir'umubyeyi agasubirana umwana we muzima, uw'umupfu nawe agasubirana umwana we w'umupfu. Ibintu bitubaho ni ibintu, iyo usomye igitabo cy'Abami, ndumva Abami ba mbere ibice 3 hagaragaza inkuru z'umugabo witwa Salomo. Uyu Salomo yagiye ku ngoma aba umwana muto cyane, ngageze ku musozi, ku kanungu k'umusozi, ku musozi w'Imana. Imana iramusanga, iramubaza ngo mbwira icyo ukeneye. Ni igihe Salomo yarabwiye Imana ngo nkeneye ikintu cyitwa ubwenge. Mu gihe duhagazemo dukeneye ubwenge bw'Imana. Imana iramubwira ngo nsabye ikintu gikomeye, ntabwo ndi bubitindemo. Sibyo n'ubwenge, n'abakubanjije ndetse n'abazakurikira n'abazahwana nawe mu bumenyi. Uyu Salomo ni wa muntu warebaga ibisiga bine bitambutse, akamenya ko igisiga kirimo hagati gitwite, kuko yari afite ubwenge bw'Imana. Ngagire ngo ave ku musozi, ngo hari abagore babiri ba maraya babaga mu nzu imwe, ngo babyariye igihe kimwe, ngo umwe aza kuryamira umwana we arapfa. Ngaruka amabonye ko apfuye, ngajya kwibuwa mugenzi we, ajyana umupfu amutereka imbere ya mugenzi we, aterura umuzima. Ngo bibi bintu bijyanye n'ikibazo gikomeye cyane, izo nkuru bazigeza ku mwami. Umwami afata umwanzuro kuvuga ngo ngiye gufata inkota, uyu mwana mucemo ibipande bibiri, nindangiza buri wese muhereza igipande, ngo nyina w'umwana agirimo. Avuga ngo singenera kumubona yapfuye nawe umureka abeho. Niyo mpamvu mvuze ngo igihe kirageze. Ariko Mana we, ndababwira ngo nubwo abayishaka ari benshi, Imana iza abayishakashaka. Uwiteka aza abe. Pawulo abwira Timoteyo, arabwira ngo urufatizo rw'Uwiteka ruracyageze gute? Ruracyahagaze. Wanditseho ikimenyetso kivuga ngo abanje ndabaza. Abantu rero mube maso, si ubundi niki kibateye ubwoba gituma mutenebo. Ariko muzi ko Satani atanga ibyishimo by'igihe gito, akababaza umuntu igihe kinini cyane. Dufite abantu barimo barurukira umugisha, nibyo. Uyu mururukira umugisha w'igihe gito, wakagombye kwirukira umugisha w'igihe kirekire. Undi wakagombye kuba inshuti na Yesu mbere y'ibiguhiga bitaraguhiga. Wakagombye kuba inshuti na Yesu utarahura n'izo ntambara, kuko nuhura n'izo ntambara kuko wabaye inshuti na Yesu, Yesu azakurwanirira. Ntabwo ibyo nabitindaho, ibyo mbona bari kuvuga ngo ku matorero ngo nibiki muri 12, ntabwo bivuze ko Yesu atari ari kumwe n'umugambanyi. No ku bwa kera ibisambo byahozeho birya amaturo bya kabani bya 10 bikoresha gutegeka Imana itavuze. Natinya kubivuga se kunyitegereza na none ntabwo ntuza yaryaga amaturo. Nasomye ijambo ramwe ngo nubwo bagendanaga, ariko yari igisambo muri 12. Yesu yari afitemo igisambo. Ntabwo ari iby'ubu rero. Abantu mube maso,
musengeshe umwuka iteka, kuko Daniyeli yaranditse aravuga ngo abahindure benshi gukiranuka bazaka nk'ikinyenyeri. Ariko nkunda abagabo batatu Sadraka, Meshake, Abedenego baravuga ngo nahitadukiza. Nta mpamvu yo kuba icyo gishushanyo. Gifite amaso n'ikirebe, kigira akanwa n'ikivuge, gifite amatwi n'icyumbe, nahitadukiza. Wowe uneza amatwi, saba Imana iguhereza umuntu wa kane. Imana iguha umuntu wa kane. Uzi impamvu? Biravuze ngo bacana itanura benyegeza karindwi. Nebukadinezari yari yarakunze bano bahungu mu rwego rukomeye cyane. Arababwira ati mbahaye amahitamo, mwubabarire icyo gishushanyo kugira ngo abasore baramaramaza. Daniyeli ibice 3:16-17. Bavuga ngo nta mpamvu. Biravuze ngo ahita atanga itegeko ngo mubatereremo. Abajyanye igitekerezo cyo kubaka iki kirwamana mu kibaya bita Dubu, nibo babaye abambere guterura bano basore. Ngo bagire ngo babatereremo, basangamo umuntu wa kane ufite ishusho isa nk'umwana w'Imana. Mu bigeragezo uri gucamo, mu ntambaro uri kurwana nazo, mu buzima uhagazemo, ukeneye umuntu wa kane. Saba Imana ikoherereza umuntu wa kane. Muri ibyo yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira. Uyu muntu wa kane ajya tuvugira. Uyu muntu wa kane aturebera mu cyiciro tugiye kujyamo, atura mu cyiciro duhagazemo, atura mu cyiciro cyatamo, aturebera naho tugiye kujya. Uyu muntu wa kane aherutse gufungura umuntu bita Paulo na Sila bari muri gereza. Uyu muntu wa kane yegeze abwira kuri ijambo rikomeye, aravuga ngo nzabana nawe, nzagendana nawe. Saba umuntu wa kane mugomba kugendana mu buzima bwe bwa buri munsi. Ndumva meze nkaho ninje mu mavuta yo kubwiriza, ariko mu bihe tugezemo nimusengeshe umwuka iteka, mutarebeye kuri runaka ngo yaraguye, mutarebe ngo runaka ne wanoje agakiza. Hari igihe uwo ngo yaba ari ikiraro cyawe, utarebye ngo runaka yabivuyemo, utagende kuri runaka ngo arasenga. Oya, agakiza n'indi rivuweri, ntago ari mituweri, ntakari ku giti cyawe. Si igitangaza ko uzabona ijuru, umwana wabyaye akaribura. Si igitangaza ko umugabo washatse yabona ijuru wowe gasigara. Si igitangaza yuko uwo mwana yabura ijuru wowe karibona. Muri ibyo yaravuze ngo bagezeyo baragwiriye, abandi bari mu nzira. Nimba ushaka ko tujyanayo ngwino, ariko wihane. Ariko nturi gutinya gufata ibizira ngo biziririze. Imana yabagiriye neza ibatera iteka bamwe, ariko mwibagiwe agaciro Imana yabahaye. Nta kindi kintu muri kuyitura, muri kuyitura amarira, muri kuyikora ku bikomere. Hari ikintu mutazi, Imana nifashwa kuko ifite abamarayika bayiramya bahora bavuga ngo urera. Ifite ibizima, ifite abasarafi bahora bayiramya. Wasenga, gusenga ni inyungu zawe, kuko gusenga bikukura muri zaha, gusenga bigukiza indwara, gusenga bikunga n'Imana. Imana ntiterwa inkunga, ahubwo Imana itera inkunga. Reka babwire ijambo, ahantu Imana ifite umutungo ihashyira ingabo nyinshi cyane. Agere ijambo baryumvise. Rivuze ngo ahantu Imana ifite ubutunzi ihashyira ingabo nyinshi cyane. Uzareba ahantu bakiri bashyira ingabo ziharinda. N'ahantu Imana ishyize ubutunzi bw'Imana, ahantu haba ubutunzi bw'Imana, Imana ihashyira ingabo nyinshi cyane. Uzi ubwenge wakorera Imana. Hari abantu bajya bavuga ngo ivumira imvura babi n'abeza. Impamvu ivumira imvura babi n'abeza nuko hari abakiranutsi baboneka muri abo babi bagasenga Imana. Iyo haza kuboneka abakiranutsi 10 Isodoma n'Igomora, nukuri kuyamamagaye ntago Isodoma n'Igomora hari kurimbuka, ariko barabuze. Ariko kuko Loti yubashye Imana yarokoye abakobwa we, kandi bano bakobe iyo baza kumwemera bakamukurikira nabo bari kurokoka. Nubwo umugore atumvishe, yahindutse inkingi y'umunyu, yibutse ubutunzi ataye inyuma. Nyamuneka wireba, wihanga amaso ku by'isi, ahubwo hanga amaso ku musaraba. Babwire ikintu gikomeye, mwari muzi yuko ibyo mugiye kubona ishyano
icyo mwatinyaga kimaze kubageraho. Izi social media muri kubona, izi YouTube bagiye kuzikoramo umukwabo, kuva kuno barahera kuri zino zikomeye, aya ma platform akomeye. Namwe barabazi, nimutangaza amakuru muzi ko namwe babazi. Murimo muravuga ngo isengero bazifunze, nimwe mutahiwe. Nemwe agwa muzi ubwenge, mwatangira mukajya guhiga IBM hakiri kare. Kuko namwe baraje babaje ati, baraje bapima ubutunzi mufite, muzagaragaza aho mwabukuye. Kandi nimwe mutahiye mube maso. Ikindi nanubwo ndi burenganye ndatanga message Imana yamaye. Ikindi mugiye kubirebesha amaso guverinoma y'u Burundi, perezida w'u Burundi kudeta yihuse. Kandi mugiye kubireba, hari ibiti bibyibushye Imana igiye gucisha bugufi, izamura ibiti bidafite imbaraga. Bandure mube maso, musenge, Imana bambere umugisha. Shalom. Imana iguha umugisha. Urashoje? Nisenge cyangwa nje ubwo nuko nyine nuko umwuka warayanyu. Imana iguha umugisha. Ariko ubuhanuzi burakomeye, ariko mu bwakira uko butambutse. Rero Yesu abaha umugisha. Tambutsa nimero yawe umuntu yakuboneraho. Hari uwakenera kukuvugisha ngo musengane cyangwa se kubaze no kuri ubwo buhanuzi uhanuye. Nimero ni 078 30 62 21 0. Amahoro y'Imana bane namwe.